inshuti zacu, iri sombe tubereka ni isombe ridasanzwe, ni isombe rikozwe n'ibiribwa bisa nkaho benshi batabimenyereye, nyamara benshi barabibwirwa ariko bakaba batazi hari ibiribwa bikize. Ibyo ni ibibabi bya Sukumawiki. Ibyo bibabi bitanga imboga nziza cyane zishobora no kwifashishwa no kuvura indwara nyinshi. Sukumawiki niyo yitwa korats. Naho hari isombe abantu bamenyereye ry'ibibabi by'imyumbati, yo bita cassava leaves. Naho hano ni korats, nkuko mubibona n'amafoto yabyo abigaragaza hejuru muri iyi video. Murabona izo korats, izo Sukumawiki ndetse n'ibirungo biri kumwe. N'ibibabi by'imyumbati nabyo ni uko ibirungo byose ni bimwe. Vuga ngo harimo hano hari korats cyangwa Sukumawiki, habamo puwaro, pavuro, persile ndetse na tungurusumu. Na hano ni ibirungo byose birimo, ndetse hano mu bibabi by'imyumbati bongeyemo korats nkeya na bya birungo bindi birimo hariya. Ubwo ni puwaro, pavuro, persile ndetse na tungurusumu. Muri rusange rero tugiye kubigisha uburyo bwo kunguka ubwenge mu mirire. Abantu basanzwe barya ariko bakeneye kunguka ubumenyi mu mirire, bakamenya ngo ibi ngibi, iri sombe tumenyereye, byaribwa ryari, byategurwa rite, byakirindwa ryari, ibibi byaryo ni irihe, ibyiza byaryo ni irihe. Iri sombe rya Sukumawiki byaribwa ryari, byasimbura rya sombe rimenyerewe ryari, ni bande barikeneye cyane, byakoreshwa rite nk'umuti. Numva ko iri ryo hajemo ko byakoreshwa nk'umuti, bigakoreshwa nka regime ihoraho ku bantu runaka kubera uburwayi runaka nk'uko turi bubabwire. Isombe naryo nk'uko mubimenyereye, icyo turi buvugeho nuko turavuga intungamubiri zibamo, ariko tukababwira ibibi byabyo mu kurikoresha kenshi, n'abantu batemerewe kuba barikoresha rwose mu buzima bwabo bitewe n'ibyo rishobora kubatera. Koze cyane, kandi tukabibutsa ko tuzabahuza, tuzajya tubaha nimero z'umuntu wiyemeza kuzajya bakorera iri sombe rya Sukumawiki nk'uko muribona ku mashusho, karibakorera. Ngewe babikozeho, icyo nababwira ni uko iyo aya masombe yose yakozeho, urumva ko iri ryoroshye cyane, bivuga ko harimo fiber nyinshi, risa n'ikomeyemo, byumvikana ko nta fiber nyinshi zirimo nk'uko iri rimeze. Byumvikana rero ko abantu bafite impamvu zituma bakenera ibintu bifite fibre nyinshi, bahitamo iri sombe iri rya Sukumawiki. Ibyo bahitamo kurusha kuba bakoresha iri, kuko iri rifite ibibi byinshi, iri rifite ibyiza byinshi. Iri ntirimenyerewe, iri ryo riramenyerewe cyane, ariko iri ni iryo abantu bakwiye guhitamo, kuko iri warirya buri munsi ukamara n'umwaka nta mpungenge z'ibyo ryagutera bibi. Ariko iri ngiri ryo kurirya kenshi ushobora gutera ibibazo bikomeye, birimo no kurwara umwingo, birimo no kugira umubyibuho utifuza, ukabyibuha cyane bitewe n'uko bishobora kugira ingaruka ku nyama yitwa thyroïde yo mu muhogo, ariyo itunganya imisemburo ijya gutuma ibyo twari uko bikoreshwa. Iri sombe rishobora gutuma iyo misemburo itumurongo, bigatuma umuntu abyibuha uko adashaka,
nubwo abantu benshi babonye umuntu ubyibushye cyane bavuga ngo yabyibushye ko yishakiye, ariko icyo gihe iri rituma abyibuha adashaka, kuko ushobora kubyibuha ukabyibuha n'umutwe. Urumva rero kubyibuha kugeza ubwo ubyibuha n'umutwe ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ikibazo cyacyo ushobora kubyibuha ukabyibuha n'umutwe, ariko ugasanga niba ari umugore ikibuno kiranyunyuka, arabyibuha inda, ibituza n'umutwe n'amaboko, ariko ikibuno kikanyunyuka bitewe n'uko imisemburo yindi yari gufasha gutuma umubiri atera uko bikwiye. Iri sombe rishobora gutuma iyo misemburo itakaza ubushobozi bitewe n'imyunyu iri sombe ryica. Isombe ry'imyumbati ryica imyunyu itatu y'ingenzi cyangwa ine. Uwa mbere ni iyode ikoresha tiroyide, uwa kabiri ni seleniyumu ikoresha uko ibyo kurya bikoreshwa, ikoresha metabolism, ndetse ikabikoresha n'abasirikari, ikora n'abasirikari mu nyama yitwa timus. Akaba umunyu witwa chromium, umunyu ukomeye cyane ukoresha inyama ya pancreas mu gukora imisemburo ya insuline na glycagon. Iri sombe ririmo acide cyanure yica iyo myunyu. None hakaba n'undi munyu witwa manganese, umwijima ukoresha cyane kugira ngo ukore imisemburo myinshi ukenera gukora. Iri sombe rirayica kubera iyo acide irimo. Icyakora hari ukuntu twigisha abantu yuko utarafata icyemezo cyo kurigabanya yajya akoresha gikukuri nyinshi muri iri sombe kugira ngo agabanye acide. Ukoresheje gikukuri yica acide, noneho bigatuma ushobora kurirya acide itarimo. Mu gihe iyi ya Sukumawiki nta kibazo na kimwe ishobora gutera, icyakora uri nyinshi cyane ukarenza, yenda ikibazo wagira nuko wagira diare, kandi nayo ishobora kugenzurwa, ntabwo ari diare yakubabaza, kuko nuko haba harimo fibre nyinshi ishobora kugenda rikoza umubiri, bigatuma imyanda isohoka yoroshye cyane. Yenda iyo nicyo kintu kitaba cyiza cyane igihe wariye nyinshi cyane ukarenza, ariko hari uburyo nabwo bwo gutuma icyo kibazo cya diare kitabaho. Turabibasobanurira uburyo wayitegura ntibe yagutera diare yaguhungabanya. Iri sombe rero ni ukwitoza gutangira kurigabanyira ry'ibibabi by'imyumbati, mukatangira gukoresha iri ngiri tugiye kubabwira. Bizabafasha, muzabyungukiramo, kandi muzashimira SRK TV kubera ubushakashatsi dukora, ariko tukabagezaho nuko mwabushyira mu bikorwa. Ubwo rero icyigisho tugiye kukirambura tuvuga buri kintu n'intungamubiri zikigize. Twarimo tubereka gusa muri rusange uko zimeze. Isombe zitekwa kimwe, ushobora kuyingiyo biba byiza kuba wakongeramo ifu y'inzuzi, niyo nziza cyane kuko birimo zinc ijya gufatanya n'izindi ntungamubiri zirimo. Mu gihe iyi ngiyi igihe uhisemo kuyirya, bigusaba kongeramo gikukuri nyinshi cyane kugira ngo wice acide irimo, ushobore kuyirya itakwangiza. Umuntu ubyibushye cyane tumugira inama y'uko iyi sombe y'imyumbati ayirinda rwose, n'abantu barwaye diabete, n'abantu bafite umuvuduko ukabije, bakwiye kwirinda iyi sombe. Ariko iyi ngiyi buri wese yemerewe kuyirya, ahubwo ababyibushye bategekwa kuyihata, abarwayi ba diabete bategekwa kuyihata, abarwaye umutima bategekwa kuyihata, abarwaye kanseri bategekwa kuyihata, kuko irimo intungamubiri zijya kubafasha kurwanya izo ndwara kandi umubiri ukazinesha. Iyi sombe yo muyimenyereye ko ikunda gukoreshwa ku babyeyi babyaye ngo bongere amashereka, ariko ndababwiza ukuri yuko iyi yo yakongera amashereka kurenza iyi ngiyi. Kubera iki? Kubera ko iyi ngiyi yo ifite n'intungamubiri nyinshi cyane zirenze iziyi sombe. Ubwo rero mwumvishe itandukaniro, mwumvishe ko iri naryo mutarijugunya, ariko mwarirya gake, ariko kandi mwagombye kurihongerera gikukuri nyinshi. Mu gihe iri ngiri ryo ushatse na gikukuri ntiwakwiguyishyiramo rwose, ugashyiramo gake gusa, ubundi ugashyiramo umunyu usanzwe kandi nawe uringaniye, ndetse bibaye byiza ugakoresha umunyu witwa Himalaya salt cyangwa se black salt,
niyo nziza kuko ifite icyo yongeramo acide amino acide yitwa sulfur. Ubwo iyo myunyu nayo tuzabibabwira igihe tuzababwira spices, tubabwira ubwoko bw'imyunyu, tubabwira n'ibirungo bivura bishobora gukoreshwa muri ya principe bivuga ngo reka ibiryo byawe umuti wawe n'umuti wawe ibiryo byawe. Inshuti zacu, nkuko iyi projet yo gukora isombe bitandukanye twayitangiye tugamije kugira ngo tubereke uko mukwiye kugenda mwunguka ubwenge mu mirire, cyane cyane mumenya ibyo mwakoresha mu gihe runaka gikwiye kugira ngo mufashe imibiri. Iri ni isombe risanzwe mumenyereye, ryakozwe hakoreshejwe ingredient harimo ibibabi by'imyumbati, waro, poivro, persil, tungurusumu ndetse n'utubabi dukeya twa Sukumawiki. Iri ryo ni isombe rishyashya rigizwe na Sukumawiki, niyo irimo nka kizigenza, noneho hakazamo poivro, persil na tungurusumu. Itandukaniro mubona nuko mubona ko iri sombe y'imyumbati rirafashe cyane, bigaragara ko na fibers atari nyinshi uko iri rimeze. Isombe aya masombe yombi mubona afite umumaro ukomeye, ariko irikize cyane ifite umumaro uruta iyindi ni iri ngiri mubona, kuko nkuko mubibona ryo rifite ukuntu rihita rigaragaza ko rirekura amazi, mu gihe iri ngiri rifite ukuntu riyafata. Uko rero umuntu yabona yigaragaza gutya ni nako akora no mu mubiri. Yani magambo abiri, rishobora kujya koza umubiri vuba cyane nk'imyanda kurenza iri ngiri. Iri rikajya kugaburira umubiri vuba kurenza iri ngiri. Ibi tubikora kugira ngo tubereke ko dukora ubushakashatsi bukora bugaragaza umusaruro, atari bya bindi abantu bahora bavanga ariko Kristi ubushakashatsi akora butanguye umusaruro umaze iki, umusaruro nguyu. Ni ukuvuga ngo twarareye mu murima tugitangira, ubu turi ku meza turi kubereka ibyo mushobora kurya byabavura, bigamije kujya muri ya principe ivuga ngo reka ibiryo byawe bibe umuti wawe, kandi n'umuti wawe ube ibiryo byawe. Niba wari umenyereye kurya isombe, twakubwiye ibanga. Niba utarafata gahunda yo kurisimbuza iri ngiri, iri warikorera iki kugira ngo ya acide cyanire itajya mu mubiri, nkuko twababwiye ko iri acide ifite byinshi yica. Turasubiriyemo, harimo imyunyu y'ingenzi 4 iri sombe ry'imyumbati ryica mu mubiri. Harimo iode ikoresha thyroid, harimo selenium ikoresha thymus ndetse igakoresha metabolism, harimo chromium ikoresha pancreas yari icunga imisemburo ya insulin na glycagon inayikora, hakaba na manganese ikoresha umwijima, ituma umwijima ukora amanzime ndetse n'amahormone, igatunganya n'amahormone. Iyo iri sombe uryihata utari tunganya mu buryo bukwiye, cyane cyane utariha gikukuru cyangwa sodium bicarbonate, izo ngorane zo gutakaza iyo myunyu zibaho, kandi ingaruka zibamo ko hari indwara nyinshi zishobora kubaho
zitewe nuko systeme ita umurongo, birimo no kubyibuha mu buryo budafite gahunda, birimo no gutakaza imisemburo umuntu akabyibuha cyane ndetse akabyibuhinda kurenza ibindi bice by'umubiri, akaba yabyibuha n'umutwe nk'uko twabibabwiye. Ariko iri sombe ryo ni nta makemwa rwose, nta ngaruka n'imwe rifite kuri ibyo ngibyo bijyanye n'imisemburo, ahubwo icyo bikora ni ugutunganya umubiri ugakora neza, ahubwo ugashobora kurinda indwara nyinshi. Aya masombe icyo ahuriyeho ni uko umubyeyi uyafashe agira amashereka menshi. Ibi byombi biyahuriyeho, guha umubyeyi wabyaye amashereka menshi, aya masombe yombi abihuriyeho, ku buryo nta wavuga ngo nintajya agasombe k'imyumbati ngo nta mashereka ndi bubone. Oya, n'iri ngiri yaguha, kuko igituma ubona amashereka nta kindi ni intungamubiri zirimo, ni acide folique irimo biyihuriyeho, ni vitamine B6 biyihuriyeho, ni umunyu w'ubutare biwuhuriyeho, ndetse iri ryo rikaba ryisangije ko rifitemo calcium nyinshi na magnesium kurenza iri ngiri. Ubwo rero nuguhitamo kwanyu, twebwe icyo dukora nk'abashakashatsi tubatangariza biba byavuye mu bushakashatsi, mukihitiramo. Aya masombe yombi araryoshye, anahumura neza kimwe. Wari umenyereye impumuro nziza y'isombe risanzwe, n'iri rirahumura neza cyane kuko ibirungo twashyizemo ni bimwe. Tandukaniro ni ingredient z'ibanze cyangwa se ya kizigenza. Ingredient kizigenza hano ni Sukumawiki, naho ingredient kizigenza hano ni ibibabi by'imyumbati. Tuzabakora n'indi sombe, tuzashaka ingredient isombe rya plantago major, naryo tuzarikora turigereranye n'aya yandi tuyakore yose uko ari atatu, tubereka amafoto tubigereranye kugira ngo mubone ko ibyo tubabwira turabikora, tukabibagaragariza kugira ngo mukoreshe guhitamo kwanyu, mukoreshe umutimanama wanyu, muhitemo mukurikije inama twabahaye, namwe mukore ubushakashatsi bwanyu kugira ngo murebe ko inama twabahaye zihuje n'ibindi muzabona mu bushakashatsi. Icyo tubijeje ni uko nimubikoresha inama twabahaye, mugasoma n'ibitabo, mukareba n'ibindi bisobanuro bitandukanye, muzasanga ari inama nziza cyane kuko zizabafasha kugira ubuzima bwiza n'abanyu, n'inshuti zanyu, n'abavandimwe banyu, aho mukorana n'abaturanyi banyu, bose mubasangiza aya makuru yuko havumbuwe isombe rishyashya rifasha umubiri kandi rishobora kugira umumaro buri wese. Iri sombe nta muntu n'umwe ufite uburwayi ubwo ari bwo bwose utabyemerewe, iri rya Sukumawiki. Nyamara icyigisho cyacu nk'uko bisanzwe kuri uru rubuga tubagezaho ibintu bishyashya. Muri aka kanya tugiye kubagezaho imboga zidasanzwe, imboga zitamenyerewe nyamara zimaze imyaka myinshi dukurikije ubushakashatsi bwazikozweho. Zimaze imyaka myinshi, ariko ikigaragara ni uko abantu benshi yenda batazizi cyangwa batinze kuzimenya, ariko zo ubwazo iyo turebye ku bushakashatsi bwazikozwe ahantu hatandukanye, ndetse harimo n'ubwa vuba bwakozwe
kuri korazi zahinzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Garagara ko korazi cyangwa se Sukumawiki zatangiye guhingwa mu binyejana byinshi ndetse guhera na mbere yuko Kristo avukira mu isi. Zarahingwaga bazikoresha ndetse n'izindi ziri mu muryango wazo azo zitwa kale. Izi mboga kuki tugiye kuzivugaho? Nuko ibigaragara byo nuko zifite intungamubiri nyinshi kandi zikagira ingaruka mbi nke cyane ndetse hafi ya ntazo. Ubwo rero kuva zifite intungamubiri nyinshi ariko ingaruka mbi zikaba ari hafi ya ntazo, nicyo gituma twumva twazishishikariza abantu kuzishyira mu mboga bakwiye gushyira imbere, cyane ko zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Zishobora gukoreshwa zitetse, zishobora gukoreshwa ari mbisi, zishobora gukoreshwa umutobe w'ikivuge witwa smoothie. Hari abo njye ubwanjye nigeze kuzihaho inama kuzikoreshamo umutobe bazifatanya na kokombure ku bibazo byo kwivura hemorrhoide na constipation, kandi byarabafashije. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko ni imboga ziterwa imiti kubera udukoko tuzikunda. Kubw'ibyo rero biba bisaba ko uzikoresha wese yitwararika yasuku ya mavideo twababwiye, kugira ngo atavaho ashaka kwivura bimwe akitera ibindi. Andi magambo no kuvuga ngo niba umuntu agiye kuzikoresha ari mbisi, ni ngombwa ko zigomba kozwa mu mazi arimo umunyu, nyuma zigashyirwa mu mazi arimo amakara, ifu y'amakara, zikamaramo igihe ukurikije iriya amasaha cyangwa se iminota igenwe muri ya video muri ziriya video y'isuku y'ibiryo twabahaye. Hanyuma ukazimuramo ukazonyuguza, ukabona kuzikata ukazikoramo icyo ushaka kuzikoramo. Wazikoresha mu mutobe, wazirya bisanzwe nka salade, nubwo ziba zikomeye cyane ariko no kuzirya kuri salade birashoboka, cyangwa se ukaziteka bisanzwe, cyangwa ukazikoramo isombe, nkuko aricyo cyigisho cyacu kigenderewe uyu munsi. Muri iki cyigisho tugiye kugereranya amoko y'imboga abiri. Hari isombe risanzwe rikurwa mu bibabi by'imyumbati. Isombe rirazwi cyane, abantu benshi bararizi mu myaka myinshi, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Ndetse natekereza ko hari ibihugu bya Afurika ibyo byaba byarigishije n'ibindi bihugu ku ikoreshwa ry'isombe riva ku bibabi by'imyumbati. Ariko iyi Sukumawiki cyangwa korazi yo ikaba irusha cyane akamaro iryo sombe ryamenyerewe n'abantu. Kubera iki? Cyambere, isombe ry'ibibabi by'imyumbati nibyo koko byongera amashereka, kuko aho ndizi ngewe cyane byakoreshwaga cyane ku bagore babyaye bagira ngo babone amashereka vuba kandi menshi. Ibyo byarabikoraga rwose, narabyiboneye ndi umwana, aho umubyeyi yabaga yabyaye nyuma bakamuzanira iryo sombe, yaba ari no kwa muganga ujya kumusura wese niryo amushyira cyangwa yamushyiraga. Sinzi niba bigikorwa ubu, ariko nge niko mbizi kuva ndi umwana. Ariko ikintu batazi nuko iryo sombe rigenda koko kubera intungamubiri ifite, rigatuma ayo mashereka aboneka, rigatuma umubyeyi ahembera, ariko ingaruka zikaba yuko abyibuha vuba vuba, umubyibuho udashobora kugenzurwa. Icyo nicyo kintu cya mbere kibi cy'isombe ry'ibibabi by'imyumbati, umubyibuho vuba vuba utagenzurwa. Kubera iki? Kubera ko harimo aside ijya kugira imyunyu ibuza gukora
ndetse imwe ikayica intege. Kandi iyo munyu ifite umumaro wo kugira ibyo ugenzura, harimo n'umunyu wa selenium ushinzwe kugenzura metabolism, kuko uwo munyu niwo ukorana na iyode mu mikoranire yo kugenzura ibyo umuntu arya aho bijya nuko bikoreshwa, icyo bita metabolism. Urugero, niba umubyeyi yanyweye igikoma, aho kugira ngo cya gikoma kijye gukora ibinure bijya gutuma byibuha cyane agafufumanga, ahubwo kikajya gukorwamo imbaraga zituma abona imbaraga, agakira vuba, agashobora kwita ku mwana, ku mushyitsi mushya. Cyane ko ababyeyi benshi bakunze kugira na depression nyuma yo kubyara kubera inshingano nshyashya baba binjiyemo ziba zibasaba no kurara badasinziriye, kandi byiyongera ku mezi baba bamaze nanone badasinzira neza. Isombe rero ishobora gutuma uwo mubyeyi ahita atangira kubyibuha nabi, wa mubyibuho udafite gahunda. Kubw'ibyo bikavamo yuko ashobora kuvamo n'izindi ndwara nyuma y'uwo mubyibuho, harimo n'umuvuduko ukabije ndetse na diyabete ishobora kuziramo. Kuki izo ndwara zazamo? Kubera ko hari imyunyu rya sombe riba ryinshi. Niyo mpamvu tugira abantu inama tuti utashobora kubona ibisimbura ibibabi by'imyumbati, kuko twakuze no kuvuga n'irindi sombe nuko tutarabikora mu icyigisho. Isombe ry'imboga zitwa plantago major rikize kuri calcium kurusha ibindi bintu byose bibaho. Ndetse twashobora kuboneka n'isombe rikozwe mu gisura kibisi. Ni byinshi byakorwa mu isombe, ariko korat cyangwa sukumawiki niyo tugiye kuvuga uyu munsi, tugenda tuyigereranya n'ibibabi by'imyumbati. Iyo tugiye kureba kuri calcium, iyi korat ikize kuri calcium cyane kurusha ibibabi by'imyumbati. Kubera iki? Kuko harimo acide. Iyi acide ituma calcium mu bibabi by'imyumbati itagira agaciro, kubera ko calcium ni base. Ubwo rero ahubwo usanga na calcium irimo ijya kurwana n'iyi acide, bikarangira calcium iburijwemo. Cyane ko calcium murabizi ko ikora uruhare rukomeye mu gutuma amagufa akomera, ndetse iri kumwe na magnesium na phosphore. Ubwo bikunganirwa na vitamini C ndetse na acide amine yitwa glycine. Ariko mu isombe iyo myunyu ishobora kubonekamo, ariko ya acide irimo igatuma ya myunyu iba impfabusa, kubera ko isombe ibamo acide cyanure. Niyo mpamvu dutanga inama tuti nyabuneka umuntu ukirikoresha utarabona uko arisimbuza izindi mboga, yajya yita kurishyiramo gikukuri nyinshi kugira ngo ishobore kujya kwica iriya acide, cyangwa se udakoresha igikukuri agakoresha sodium bicarbonate. Ubwo ni uburyo bwo kugira ngo nibura ushobore kugabanya acide iri muri ya sombe, kuko kuriteka gusa no kuribabura bimwe abantu bakora ntago bigabanya muri acide ku buryo bugaragara. Ariko iyo tugiye kureba corats, zo ni imboga nziza, nta acide irimo yangiza. Gusa ingorane zishobora kugira n'imiti bazitera, kandi nayo uburyo bwo kuyikuramo twarabubigishije ni ugukoresha buriya buryo bwo kuzinika mu mazi arimo amakara amasaha 2. Ya miti yose baba barateyemo amakara yikuramo, imboga zawe zikaba zibaye nzima. Izi mboga zifasha gukomeza amagufa, zigafasha gutuma ubwonko bukora neza, zigafasha gutuma amaso amera neza. Abantu benshi muri iki gihe barwara za cataracte kubera umwijima uba wuzuyemo imyanda. Izi corats ziri mu bintu byatuma umuntu urwaye cataracte akira mu buryo
naturel atabazwe, agiye azirya, yazikoramo umutobe, yazikoramo isombe, cyangwa akaziteka mu buryo busanzwe zitekwamo. Izi collards zikize kuri zinc. Zinc ni umunyu ukomeye cyane ukorana na selenium mu kubaka abasirikare. Akaba ari n'umunyu ufasha cyane mu gukura no gusana umubiri. Ubwo bivuga ngo umwana ugaburirwa iyi sombe ya collards akura neza, akagira imbaraga, kandi n'umubiri we ukaba wubakitse mu buryo bwuzuye. Collards zikize nanone ku ntungamubiri zindi, harimo proteine, harimo umunyu w'ubutare ukora amaraso, hakabamo vitamine C. Ubwo vitamine C ibonekamo gusa igihe zikoreshejwe zidatetse, ni ukuvuga muri wa mutobe. Wazikozemo umutobe nibwo vitamine C uyibonamo. Ntabwo hano nabizeza ko vitamine C uzayibonamo muri iriya sombe ya collards cyangwa ya Sukumawiki. Oya, ukeneye vitamine C muri collards ni ukuzikoramo juice cyangwa smoothie. Harimo vitamine A, hakabamo dietary fiber, ni ukuvuga ngo ni fibre zikenewe cyane kujya koza imyanda mu rwungano ngogozi. Ndetse hakabamo n'ibinyamasukari ariko bidashobora guteza ikibazo umubiri. Umudiyabetike azirya uko ashaka atikanga ko zishobora kumuzamurira isukari. Ikindi kintu gikomeye ni uko izi Sukumawiki zikize cyane kuri proteine, ariko zikaba zidafite sodium nyinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umuntu ufite umuvuduko ukabije agirwa inama yo kurya izi sombe ya Sukumawiki cyangwa kuzikoresha mu buryo butandukanye, kuko sodium nta ibirimo, kandi sodium ariyo ijya gutuma tension izamuka. Numva rero ko gukoresha izi collards ni ukubaka umubiri uzira umuze. Nubwo kuziteka zigoye mu buryo busanzwe, ariko ni nziza cyane mu ntungamubiri, mu gufasha amagufa, cyane ko na ziriya puwaro dushyiramo, ziriya puwaro twaberetse zijyamo kubera ko ziba zijya kunganira izi mboga, kongera intungamubiri zijya gufasha amagufa. Muri rusange rero twasoza iki cyigisho tubabwira ngo umuntu ukeneye kugira ubuzima buzira umuze, ashaka kugira ngo ibyo kurya bye bibe umuti we, najya afata ibibabi bya collards, yenda tuvuge ducishirije yenda nk'ibibabi nk'imboga zaribwa n'umuryango munini, yenda dufata ibibabi 24 bakabikatakata. Ndetse nabonye ziriya mashini zidasaba gukata, babishyiramo zikirwariza, ariko baramutse babikase byarushaho kuba byiza, byakorohereza imashini kubisya bitayigoye, kuko kutabikata bisaba ko bakomeza bakora manevre nyinshi, ko nabyitegereje uko isombe yabikorwa. Ariko biramutse bikaswe, iriya mashini yabikora neza cyane, bidasabye ko bakora manevre nyinshi, kandi bakabona isombe ryiza byakozwe mu buryo bwiza, nta kibazo na kimwe bifite. Ubwo rero ku bantu bashobora kubaza ngo ese zategurwa zite, zishobora gukorwamo
umutobe, zishobora gukorwamo ikivuge cy'umutobe, zishobora gukorwamo potage, zishobora gukorwamo isombe, zishobora gukorwamo imboga zisanzwe. Ibyo byose bishobora gukorwa muri izi collards, zikaba zasimbura isombe risanzwe, cyane ko ryo izi collards zo zifasha no kujya gukoreshwa nk'umuti wa buri munsi umuntu yaba afata, muri ya filozofi yo kuvuga ngo reka ibiryo byawe bibe umuti wawe n'umuti wawe w'ibiryo byawe. Icyakora kuzongeramo turmeric irimo black pepper byarushaho kuba byiza cyane, kuko icyo gihe hari ibyo uba wongeyemo kandi bijya gufasha nabyo gutuma umubiri urushaho kugubwa neza, cyane cyane mu kurinda amakanseri ndetse no kurinda kwangirika k'ubwonko. Abantu bafite ibibazo by'amaso, baba bafite za cataracte, baba bafite za myopie, baba bafite ibibazo byose by'amaso, izi nizo mboga zikwiye kuba iza kabiri zikurikira za zindi twababwiye, ya smoothie twababwiye igizwe na kokombure na leti na pome. Iyi sombe ya collards yaza yunganira iyo smoothie, byonyine ubwabyo bikaba byafasha igihe habayeho no kujya umuntu agerageza gukoresha karoti rimwe na rimwe cyane ziri fresh, kugira ngo bihe umubiri intungamubiri zose zikenewe, umubiri nawo ubwo nuko wivura. Kuri guhari nuko umubiri wahawe ibikenewe byose urivura, ko niko kuri kudasubirwaho kandi kutavangiye. Umubiri wahawe ibikenewe byose urivura. Ibikenewe byose umubiri uhabwa ni ibiki? Ntabwo ari ibiryo gusa. Umubiri ukenera ibiryo, ugakenera umwuka wa oxygen, ugakenera amazi, ugakenera kuruhuka, ugakenera urumuri, ugakenera ndetse no gutuza. Ubwo ibyo byose iyo byashoboye kuboneka, umubiri urivura. Niba ari indwara ikomeye yananiranye, umubiri ushobora kuyivura. Ubwo buhamya turabufite, twagiye tubona abantu babaga barivuze henshi hatandukanye, ariko tugafata umwanya wo kubaganiriza tukabereka uko bafatanya ibyo bintu twavuze. Abagerageje kubikoresha n'uyu munsi tuvugana kuri iyi lecture, ejo hari umubyeyi wampamagaye amubuhamya bw'ukuntu ibyo kurya byavuye umutware we, constipation yari afite ikomeye, ndetse byari byamaze gufata n'umubiri wose ku buryo n'amaso yatangiye kurwara, ariko ambwira ko ubu ameze neza, yaravuwe, yahawe n'imiti ndetse yaranabazwe, ariko ibyo kurya byunganiye ibyo bikorwa byose byabaye bituma umuntu akira ku buryo bushimishije. Kubw'ibyo rero twashishikariza buri muntu wese mu bakurikira iyi channel yacu ya SF KSNM TV yuko kwita ku nama dutanga ugatangira gushyira mu bikorwa iri sombe, ukarikoresha, inshuti zawe ukaribarangira, abavandimwe bawe ukabibarangira, abaturanyi bawe ukabibarangira, abatekera abakozi ku kazi mugatangira kurishyira mu biryo bigomba gutegurwa ku meza y'abakozi, cyane ko ryo nta nubwo risaba energy nyinshi. Abantu benshi bateka isombe bambwira ko ngo kuriteka bisaba inkwi, ngo kuko arizo zitanga ikibatsi kinini kandi kimara igihe kugira ngo isombe rishye neza. Kandi koko ntanabibonye, igihe isombe ryamaraga gusembwa irimo irya Sukumawiki babona gumvaga ryoroshye cyane rinyerera, nyamara ibibabi by'imyumbati wumva rikakaye rikomeye. Bivuga ngo wa mugani igihe cyo kubicanira cyabyo kugira ngo bishye cyatandukana cyane, bikaba byagora benshi, cyane cyane ubu bicanwa ari ikibazo. Ku isombe ry'imyumbati birumvikana risaba gucanirwa igihe kirekire, bigatwara imbaraga nyinshi cyangwa ingufu nyinshi, mu gihe iri sombe rya Sukumawiki ryo ryatwara ingufu nkeya kandi rifite intungamubiri nyinshi
noneho nta n'ibyangiza intungamubiri biri muri isombe rya korats. Ubwo rero turabashishikariza ko iri sombe mwatangira kujya murikoresha. Abakenera kontakte z'umuntu wabafasha kurikora mu masoko atandukanye, dufite abantu dufitiye amakontakte yabo, ariko ahantu twarikoresheje ni mu isoko rya Ziniya. Umuntu wari duteguriye yatwemereye ko yiteguye kujya yakira abantu akabategurira isombe uko babishaka. Ubwo uzakenera nimero z'uwo muntu kugira ngo bavugane, amuhe komande abe yamutegurira iryo sombe, rwose twazibaha, twiteguye kuba twazibaha nta kibazo, kubera ko natwe twarikoreshejeyo. Iri muri kubona ku mashusho niyo twakoreshejeyo, kandi atwemerera ko yiteguye kujya akorera abantu isombe ryiza ryujuje ubuziranenge, ku buryo uzakoresha iryo sombe abona intungamubiri yifuza kubonamo. Inshuti zacu, murakoze cyane kudukurikira, kandi tuzakomeza kubashakira ibintu bitandukanye, inama zitandukanye zibafasha kugira ubuzima buzira umuze, kuko SF CYANE TV iri hano kubera mwe, ni ku nyungu zanyu duhari, kuko mudahari ntacyo twakora, ibikorwa byacu ntacyo byaba bimaze igihe bitashoboye kubagirira umumaro. Niyo mpamvu twifuza rero ko mubishyira mu bikorwa, kugira ngo mujye mutuha no muri comment muti rya sombe twatangiye kurikoresha. Umwana utigaga neza ubafata mu mutwe, umwana utagira guturaso ku mubiri ubameze neza, wa musaza wahoranaga intege nke batangiye kugenda arakomeye, umukecuru nuko. Muzatangira mutubwira ubuhamya bw'ibyo kurya, kuko reka ibiryo byanyu bibe umuti wanyu, n'umuti wanyu w'ibiryo byanyu. Twabibutsa ko hejuru ya biriya birungo umucyo twashobora kubaha rero ku bijyanye n'izi korats, nuko ziba zikwiye kozwa kugira ngo umwanda ugaragara, ivumbi n'ibindi byose biveho, hanyuma aho bishoboka zigashyirwa mu mazi arimo amakara kugira ngo imiti iveho, ariko hari naho bidashoboka, kuko ntabwo ntekereza ko hariya mu isoko baba bafite ubwo buryo bwo gushyira mu makara, ariko bakoresha ibishoboka bakazoza inshuro nyinshi zishobora kugira ngo bizere ko umwanda wo ugaragara wose ushireho. Nyuma noneho hari igihe bishobora gusaba ko uzifata ukashishura twa tugongo ugakuramo imitsi irimo, nyuma ukabona kuzisya, cyangwa se kuri wa muntu ushaka kuziteka ataziseye niwe usabwa gukora utwo tuntu twose kuzikuramo iyo mitsi. Ndetse bitewe n'ubukomere zifite, gutekwa zishobora gutekwa hagati y'iminota 20 n'isaha bitewe n'ubukomere zifite. Uvuga ngo zishobora gutekwa igihe kinini, cyatekwa nk'isaha. Kuzirya ziribwa nk'izindi mboga zose, ziribwa uburisho ubwo ari bwo bwose uhisemo, ariko inama dutanga nuko umuntu ashobora kuzirisha brown rice, cyangwa akazirisha ibikoro, cyangwa akazirisha umutsima w'amasaka, cyangwa akazirisha umutsima w'uburo, cyangwa ukawazirisha amateke, cyangwa ukawazirisha impengeri zitetse. Ubwo impengeri ni ukuvuga ni amasaka yabanje gutumbikwa bakayateka. Ushobora kuzirisha n'impengeri z'ingano zabanje gutumbikwa nazo zigatekwa, ukazirisha iyo. Ndetse ibyo byo ni na byiza cyane ku bantu bashaka kugira ngo bongere amavitamini B group, bazirisha ibinyampeke byuzuye, ni ukuvuga impengeri z'amasaka, impengeri z'uburo, cyangwa impengeri z'ingano, cyangwa impungure zatumbitswe. Ibyo ngibyo ku muntu ushaka kugira intungamubiri nyinshi nibwo buryo bwiza bwo kubijyanisha n'iyi sombe.
kuko uwabikora gutya ntabwo yabyicuza kuko yabona umusaruro munini cyane ukomeye ku bijyanye n'intungamubiri n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane CYANE TV, turabakunda, tuzakomeza kubashakira ibyiza bibafasha kubaka umubiri no kuwurinda kurwara kugira ngo mushobore gukora, mwiteze imbere kandi muteze imbere n'igihugu. Murakoze cyane, Uwiteka akomeze kubarinda, turabakunda. Inshuti zacu, ikintu twababwira gikomeye kuri iri sombe ridasanzwe rikozwe na Sukumawiki bita Korats, irimo puwaro nyinshi, puwavuro nyinshi ndetse na perisile na tungurusamu, nuko ku bantu barwaye umwijima by'umwihariko, abarwaye za hepatite z'uburyo bwose, abantu bafite ubwandu ubwo ari bwo bwose buturuka ku mavirusi, abantu bafite constipation chronique, abantu bakuze barengeje imyaka 75 bafite ibibazo by'imikorere mibi yo mu rwungano ngogozi, bagirwa inama yuko iyi potage cyangwa se iyi sombe iyo bamaze kuyisesha itaratekwa bashobora kuyiyungurura n'akayunguruzo gafite amaso manini cyane, bakayiyungurura kugira ngo utuntu tw'udufibre tutanoze badukuremo, bakoreshe isombe inoze neza ku buryo akantu kose k'agafibre katanoze neza bagakuremo. Nuvuga ngo ntabwo bakoresha akayunguruzo k'icyayi, hari utuyunguruzo tumeze nk'udutete tuba dufite imikwege isobekeranye, tumeze nk'udutete ariko twegeranye cyane, ariko nanone tutegeranye cyane nk'utwayungurura icyayi, ariko twatuyunguruzo bayunguruza ifu ariko tukozwe muri stainless steel. Ako kayunguruzo niko umuntu maze ushaka kugira ngo akoreshe iyi sombe nk'umuti ayunguruza mbere yo kuyiteka, yamara kuyiyungurura akayiteka bisanzwe, yarangiza ubwo icyo gihe mu kuyiteka ashobora gukatiramo n'inyanya birumvikana, cyangwa agashyiramo sauce tomate ibyo yahitamo, ubundi agafata porridge cyangwa oats, agafata iyo agennye kurya kuri iyo ropa agashyiramo oats akayitekamo, ubwo yasombe bimaze gushya igishyushye agashyiramo oats ibiyiko nka 3 cyangwa 4 mu isombe yagennye kurya kuri iyo ropa y'uwo mwanya, agashyiramo ibiyiko 3 cyangwa 4, noneho akabicanira iminota itarenze 10, yarangiza iryo funguro akarifata. Iryo funguro ni ingenzi cyane, rijya gukoropa umwanda wose uri mu mubiri. Biba byiza uwo muntu akwiye nanone kubifatanya no kujya akunda kurya ipapayi mbere ya buri funguro, cyangwa se agafata umukomamanga baseye bakawunoza, bagafata umukomanga bagafata nka 1/2 cyawo bagasya bakawunoza neza n'ibishishwa na tw'utubuto tw'imbere, noneho mu mazi ashyushye agafata uwo mutobe mbere yuko agira icyo ashyira mu nda, nyuma agafata iyo supu. Ndababwiza ukuri, iyi ni supu igenda igakoropa icyitwa umwanda wose aho kiri hose, haba mu nda, haba ndetse no mu nyama zigize umubiri w'umuntu, kuko icyo gihe iyo ubikora buri munsi nta mwanda wongera kujya kwitsindagira mu mubiri aho ariho hose, kandi n'abasirikare bariyongera. Kuri abantu bafite indwara ziri chronique rero, nguyu umuti mukwiye gukoresha buri munsi. Murakoze cyane. Iyo biguteye diare, iyo bitumye ugira gucibwamo bikabije, hari icyo ukora. Ufata ya sombe igihe ugiye kuyiteka, mu mwanya wo gushyiramo amazi ukabanza ugafata amazi ukayacanira mu bibabi by'amapera, tuvuga ugafata litiro ebyiri ukazicanira mu bibabi by'amapera 30, ayo mazi ucaniriyemo bimaze gushya ukayungurura, akaba ari utekesha iryo sombe ryawe. Icyo gihe nta diare byongera kugutera, kandi bikomeza gukora ka kazi ko kujya koza ya myanda nk'uko bikwiye, bikakurinda n'izindi ndwara zikomeye zirimo ndetse na diabete. Ubwo rero na hanyu twebwe uruhare rwacu tuba twarukoze tubereka ibibafasha, bisigaye ni ibyanjye kubishyira mu bikorwa. Murakoze cyane. Iyi ni CYANE TV.
turabakunda cyane.